ibihe byiza nanone kuri wowe udahema gukurikirana amakuru yacu hano kuri BTV News 24 TV. Nizere ko rero aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza. Ngarutse rero amakuru y'imyidagaduro nk'ibisanzwe n'amakuru aba akomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga, ku bahanzi twagiye twegera ndetse tukabanabaganiriza bakagira icyo batubwira ku buzima bwabo bwa buri munsi barimo muri iyi minsi. N'andi makuru tubazane ni inkuru ya VESTINE na Dorcas, ndetse kandi ni itsinda ryakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, umutaka ndetse n'izindi zigiye zitandukanye mwagiye mubamenyeraho baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Indirimbo zagiye zimenyekana hirya no hino, ndetse kandi abakobwa babiri bakaba bakunzwe cyane cyane hano mu Rwanda ndetse kandi no ku ruhando navuga ko mpuzamahanga. Aba bahanzi barakunzwe cyane. Reka rero twitse kuri uyu muhanzi ubarizwa muri iri tsinda rya VESTINE na Dorcas. Reka mvuge kuri uyu VESTINE, aho rero mu minsi ishize benshi bakomeje kugenda babibona ku rukuta rwe rwa Instagram, aho rero yagaragaje agahinda afite ndetse n'umubabaro ndetse no kwicuza kwinshi ku byerekeranye no kuba yarashatse, ndetse kandi avuga ko mu by'ukuri abagabo atari abantu bo kwizera, ndetse kandi kugeza ubu ngubu akaba hari byinshi yicuza. Hari byinshi rero VESTINE na Dorcas, uyu VESTINE uri muri iri tsinda rya VESTINE na Dorcas, hari byinshi rero yatangaje. Ni byinshi rero yagiye atangaza nk'ukuri ku byerekeranye n'ibyakomeje kugenda bimuvugwaho. Byose tugiye kuba tubigarukaho tubiva imuzi. Ndaza kukubwira ko kandi muri aya makuru umuhanzi witwa Davido akaba agiye gutaramira hano mu Rwanda mu mpera z'uyu mwaka, ndetse kandi hakaba hari abahanzi benshi batumiwe muri iki gitaramo cyateguwe n'Intore Entertainment. Nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abigaragaza, amakuru rero akomeje kugenda avugwa kuri iki gitaramo nuko hari abandi bahanzi bongerewemo, nyuma y'uko rero byagaragaye ko na Kitoko Bibarwa azagaragara muri iki gitaramo cya Davido, ndetse kandi hakaba hari abandi bahanzi bamaze kugenda bongerwamo muri iki gitaramo, harimo n'umuhanzi witwa Riderman Igisumizi, ndetse kandi n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Turaza kwitsa rero kuri iyi nkuru nayo mubashe kumenya byinshi byimbitse kuri abahanzi bongeweho, niye mpamvu, ndetse kandi igitaramo giteguye se mu buhe buryo, kizabera hehe, byose n'ahandi ushobora kubisanga hano kuri BTV News 24 TV. N'ahandi rero ushobora gusanga amakuru meza kandi y'imyidagaduro ni hano. Reka rero ntatinze mpere kuri iyi nkuru ya VESTINE wamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ndetse kandi uri mu itsinda rya VESTINE na Dorcas, niko bitiriye izina rya itsinda ryabo. Uyu munsi rero akaba ari mu bihe ngo bigoye kandi binakomeye cyane, nk'uko imbuga nkoranyambaga zakomeje kugenda zibigaragaza ndetse zinandika kuri iyi nkuru ye. Ndetse kandi iyi nkuru yaje gusakara cyane ubwo rero VESTINE yagaragaza cyangwa se yapostingaga uburyo yiyumva, amimviro ye, ndetse kandi yuje agahinda gakomeye cyane, aho rero yagize ati ntabwo nishimye cyane kuba narashatse, kandi uwo nashatse mu by'ukuri yarampindutse ndetse kandi yarantengushye, ndetse kandi akaba anicuza impamvu yaba ari mu rukundo cyangwa se yaragiye mu rukundo ndetse kaza no gushaka. Akaba rero atifuriza n'undi wese kuba yahubuka ngo ashake mu gihe rero atazi uwo agiye gushaka uwo ari we, ndetse kandi atari yamumenya neza. Ibi ni byagaragaje ko mu by'ukuri VESTINE atigeze mu by'ukuri amenya uwo bagiye gushakana, ntabwo yigeze amumenya neza. Avuga ko rero abagabo ari abana b'abandi, nk'uko rero amakuru abakomeje kugenda abitangaza abivuga. VESTINE rero nyuma yo gutangaza ayo magambo menshi cyane, benshi bagiye bakurura, ndetse kandi benshi bavuga bati urugo noneho rwasenyutse, rwase umuriro. Ariko kandi ku ruhande rwa VESTINE benshi nk'uko bakomeje kugenda babitangaza, batangaje ko mu by'ukuri Instagram ye yaba yarahakinzwe, ndetse kandi bakomeje kugenda batuma urugo rwe rusenyuka. By'ukuri baba bari kuvuga amagambo y'ibinyoma. Kugeza amagingo anga VESTINE nta kintu yari yatangaza ku byerekeranye n'aya makuru bamuvugaho. Nyir'ubwite we nta kintu yari yabasha kubitangaza. Ngira ngo wenda nawe akurikirana za social media zigiye zitandukanye cyane cyane za hano mu Rwanda. Kugeza amagingo anga rero ntago yari yagira icyo abitangazaho. Icyakora benshi bakaba bakomeje kugenda batangaza ko mu by'ukuri nimba ibyo avuga byaba ari byo, yaba arimo araca amarenga yo kuba urugo rwe rwaba rurimo rurasenyuka, dore ko rero hari byinshi rero bikubiye mu byo akomeje kugenda cyangwa se bamwe bakomeje kugenda batangaza. Reka nkubitire kuri iyi nkuru yindi
y'umuhanzi witwa Davido ugiye gutaramira hano mu Rwanda. Ni igitaramo cyiteguwe n'abantu benshi ndetse kandi ni igitaramo cyateguwe n'abantu benshi ndetse kandi ni timu nini cyane ya Intore Entertainment yateguye kuba yazana uyu muhanzi gutaramira abanyarwanda ndetse n'abakunzi be muri rusange. Ariko kandi iki gitaramo kikaba kizaba kirimo ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo icyamamare nka Kitoko Bibarwa, ngira ngo cyari igihe kinini cyane uyu muhanzi atari yataramira imbere y'imbaga nyamwinshi, dore ko yari amaze igihe kinini cyane atari hano mu Rwanda, yari yaragiye gukurikirana amasomo inkota amasimbi. Kugeza ubu ngubu rero uyu Kitoko Bibarwa nawe akaba abarirwa mu bahanzi bazataramira muri iki gitaramo, ndetse kandi hari byinshi byakomeje kugenda bitangazwa ko noneho hari n'abandi bahanzi bagiye bongerwa muri iki gitaramo, harimo igisumizi cyangwa se Riderman, ndetse kandi bakaba bakangurira abantu kuba bazitabira icyo gitaramo, ndetse kandi iki gitaramo kikaba ari igitaramo mu by'ukuri cyiza kigamije kuba cyatanga ibyishimo ku mbaga nyamwinshi, ku bakunda umuziki muri rusange. Reka ngushimire cyane wowe wamaze gukanda subscribe, nimba waramaze kwikanda ndagushimiye cyane, niba nawe utari wayikanda nyamuneka ikande kugira ngo tujye tubasha kubana amakuru agiye atandukanye. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.